Iradukunda Jean Paul, nkaba tugiye kubagezaho ku kiganiro kijyanye na COVID-19, icyorezo gihangayikishije igihugu cyacu n'isi yose, ari nacyo tugiye kuganiraho kugira ngo tubashe kubereka bimwe mu bintu twakoresha twirinda. Gikoreho ikintu cy'uburyo bwo kwirinda neza, turahera mu buryo bwo gukoresha agapfukamunwa. Agapfukamunwa ni byiza kukambara ugapfuka umunwa n'amazuru neza, ku buryo mu by'ukuri nta muntu ushobora kuba yaba ari impande yawe ngo abashe guhumeka umwuka uwe n'uwe hagera aho bihurira. Ikindi cya kabiri, ni byiza gukoresha hand sanitizer mu buryo bwo kuyikaraba neza ku bantu baba bayifite, cyangwa se ubundi buryo hari ugukaraba amazi n'isabune neza cyane, kandi ugakaraba wikwizageje ku ntoki cyane, kugira ngo umuntu aho umuntu waba yirwaye waba wakoze, ku buryo ari byiza cyane kuba wayikoresha. Noneho rero ukabasha kuba wakwirinda izo mikorobe zose, cyangwa se n'ikindi kintu cyaba kigize aho gihurira n'iyo COVID-19. Ikindi nababwiraho ni mu buryo bwiza bwo kuba umuntu yaba afite intera hagati y'undi n'undi. Ni ukuvuga ngo byibuze ugashyiramo meta imwe hagati yawe n'umuntu, noneho rero bikabasha kubona ko umuntu ukwegereye nta kwegereye cyane, mu buryo bwo kugira ngo mutaza kwanduzanya icyo cyorezo. Ikindi nanone nababwiraho ni mu buryo bwiza bwo kugira ngo umuntu abashe kuba ari mu bintu kutajya mu bintu byatuma hari aho abasha kuba yakwegerana n'undi. Ubwo turavuga mu masoko, turavuga haba mu ngo zacu, cyangwa se tukaba twavuga mu bigo by'amashuri, cyangwa se tukaba twavuga ahantu henshi hahurira ahantu bari public cyane. Ni byiza ko twajya dushyiramo intera, kandi tugakoresha ikintu cyatuma umuntu uwo ari we wese yabona yuko buri wese ari kwirinda, kandi akaba atakwanduza mugenzi we, kandi tukabikora umutima w'uko uri kubasha kwirinda kandi ukarinda na mugenzi wawe, kuko iki cyorezo uko kimeze ni icyorezo kiba kiri kugenda kibasha guhitana abantu benshi isaha ku isaha, kandi ni byiza ko ibyo bintu tubikoresheje hari abantu benshi twaba turi kugenda turinda natwe ubwacu tukirinda. Bikaba ngombwa yuko aka kantu tugakora neza kugira ngo tubashe gusevinga ubuzima bwacu, maze abantu bakarushaho kubasha kuba twagenda ubuzima bwacu buri kugenda butari kujya mu kaga nk'uko turi kubasha kubibabwira. Ikindi kintu ni ikijyanye n'inama cyo kugira ngo umuntu wese, ni byiza ko abasha kugira ikintu muri we mu mutima cyo kuba yabasha kuba yabona uburyo bwo kubona ibyo bikoresho twavuze haruguru, kugira ngo n'abo mubana ubashe kubarinda, bitaza kuza gutuma hari ikintu cyabonekaho cyo kuba cyatuma ejo usange uri kugenda abantu bawe bari kuwandura icyo kintu, nabo bagende bacyanduza abandi, kandi ibyo ngibyo atari byo byiza. Twakagombye kuba twese tubitse mu nama, cyangwa se tubitse mu bwenge bwacu, twakagombye kuba turi kugenda tubwirira abantu icyo kintu. Ikindi rero kindi kigaragara ni uko hari gahunda nziza yo kuba umuntu wese yabasha gukora mu buryo bwo kugira ngo icyo twakagombye kuba dutekereza kuri icyo cyorezo buri wese akibike muri we, ari nabyo byiza. Twakagombye kuba tugomba kubimenya ibyo bintu, tukabimenya mu kintu cyatuma hari umuntu uje ukugana n'uwo ugannye wese aba akizi. Ari nayo nama nziza nyine yo kuba twavugaho icyo kintu, kandi ikirushijeho muri wese nabashe kumva yuko uko ari kwirinda ari nako agomba no kurinda na mugenzi we, maze tukomeze tubeho mu buzima bw'umuze. Murakoze cyane.